Guhera ku munsi w'ejo nibwo twatangiye kubona ikiganiro gikwirakwira ahantu hose, abantu barumirwa, abenshi barababara bitewe n'amagambo yari yakoreshejwe n'umuyobozi ukomeye wakagombye gutanga urugero, cyangwa se nk'umuntu abantu bakagombye gutega amatwi bakumva ibintu avuga ko birenze. Uwo nta wundi ni umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cya Kongo, bamwita Patrick Muyaya, afite umwanya ukomeye, ni minisitiri w'itumanaho mu gihugu cya Kongo ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cya Kongo. Yagiye mu kiganiro arangije apfobya jenoside yakorewe abatutsi 94, arangije aboneraho n'umwanya ahubwo noneho wo kwamamaza cyangwa se kugaragaza ko ngo umuntu wenyine ushobora gukora ibyananiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akabikora neza ari umuhungu wa perezida Juvenal Habyarimana, ngo ariwe bita Jarike Habyarimana. Ni amagambo akomeye yagiye akoresha, yagiye agarukaho hirya no hino. Gusa mbere yuko ibyo tubyinjiramo ngo twumve ayo magambo yavuze, reka tubanze twumve ahanini ibyo yari yabanje gupostinga ku rubuga rwe rwa X. Yagiye afata ijambo ryari ryavuzwe na Dr. Bizimana Jean Damascene ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4, ararifata akatama agace gato, arangije hejuru yandika amagambo ariyo turi buze kureba, tuhite twumva noneho n'icyo kiganiro cyatanzwe na Patrick Muyaya, tugishyire mu Kinyarwanda. Tariki Nyakanga 2024, Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise abatutsi abicanyi, avuga ngo Minisitiri w'Intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo, aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'abatutsi. Ibyo minisitiri yari yavuze, Patrick Muyaya yagiye ku rukuta rwe rwa X, ibyo bintu byose arabihakana, abyita ko ari ibinyoma, ibyo bintu bitabaho, ndetse nta n'imvugo z'urwango rwose zibaranga, cyangwa se ibyo byose bavuze atigeze anabivuga. Icyakurikiyeho nuko abantu batangiye kugenda bamwoherereza amavideo ye ari kubivuga koko ari mu itangazamakuru, ndetse n'abandi bayobozi benshi muri Kongo bagiye bagaragaraho icyo kintu cyari kivuzwe haruguru, cyangwa se nk'uko mwari mubyumvishe hejuru. Reka twumve noneho we ikiganiro nyirizina yahise akoresha, cyangwa se ikiganiro yahise atanga, ari nacyo nagira ngo twinjiremo nonaha. A été exporté en République démocratique du Congo, et ceux qui aujourd'hui se présentent en victimes, fort malheureusement, sont devenus les bourreaux en perpétuant cette culture de violence dans le Grand Lac. Les génocides, il a existé hier au Rwanda, mais les génocides en RDC s'est transformé, il a pris plusieurs formes, il s'est déroulé à plusieurs endroits. Souvenez-vous que nous parlons. Magambo ye Patrick Muyaya yatangiye avuga ngo, nkuko mubyumvishe, yatangiye avuga ngo ubwicanyi bwatangiriye mu Rwanda, amateka twereka ko ngo babukuye bakabuzana hano muri Kongo yacu. Yagiye akoresha amagambo atari meza, ngira ngo muze kugenda mwihanganira, no kugira ngo n'amagambo nyine akomeye atari meza, cyane cyane n'ibihe tuba turimo, ariko tugomba kubyumva mu rwego rwo kugira ngo, kuko maze iminsi mwumva n'abayobozi bavuga ati muri kano karere nyamara haracyarimo abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, cyangwa se bapfobya na jenoside. Ibi ngibi niyo mpamvu tuba tugomba nabyo kugenda tubyumva, kugira ngo tugende tumenya bamwe mu bayobozi uburyo babatekerezamo ibintu cyangwa se babifata. Yakomeje gukoresha amagambo avuga ngo abo ngabo uyu munsi wa none bigaragaza nkaho bagiriwe nabi, cyangwa se biciwe, cyangwa se ari ba victime, ubu ngubu nibo babaye abicanyi, ndetse bari kubiba n'umuco w'ubwicanyi muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ati jenoside yabaye mu Rwanda ejo hahise, tari kubu ngubu ibi yaje guhinduka, ihindurirwa iforume ku buryo ubu ngubu yagiye kwirakwira mu bice byinshi bigiye bitandukanye. We yakomeje avuga ati urabizi ko ngo muri iyi politike y'intambara zihora zisubirwamo n'igihugu cy'u Rwanda, ngo zishingiye ku mpamvu ngo yo kwirinda jenoside, ngo bavuga ko noneho yaba itabogamye, ngo mu by'ukuri ngo ubu ngubu ngo ikiri gukorwa ni jenoside y'ibyaha by'intambara, ubwicanyi, bica ubwoko bwose, ngo bikorwa mu buryo bwa gihumyi, bagenda bica abasivile b'inzirakarengane batarobanuye. Komeje avuga ati kubera ko ngo hari abari inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ngo n'ubundi baryojwe ibyo bakoze, ndetse habayeho n'imanza, ngo nubwo hari ibice byinshi by'amateka bigomba gukomeza ariko gusobanurwa neza, ngo ariko twizera ko abahuye n'ayo mahano batakagombye kuba uyu munsi aribo bari gukora amahano.
responsabilités ont été établies, il y a eu un procès, il y a encore de pans entiers de l'histoire qu'il faut élucider sûrement, mais nous considérons que ceux qui ont connu un tel drame ne peuvent pas devenir aujourd'hui ceux qui perpétuent des tels drames. akomeje anavuga ati ndetse ibingibi bitandukanye n'ibyavuzwe na perezida w'u Rwanda. Ati wenda reka nshingire kuri interview cyangwa se ikiganiro perezida w'u Rwanda aherutse gutanga. Ati yavuze ko azatanga ubutaka bw'u Rwanda ndetse agatanga amasasu, agatanga gutoza abantu cyangwa se agatanga n'ubutasi, akabuha abo ngabo b'abanyekongo bifuza gukorana nawe, yizera ko aribo bantu bashobora kuba bamufasha gukuraho ubutegetsi bwatowe n'abaturage bwa Kongo akabukuraho. Ati ibyo ngibyo yarabivuze neza rwose birasobanuka muri interview ye. Ati ibyo ngibyo ni byagiye byisubiramo kuzamuka uhereye mu mwaka w'1996 ariko reka ibyo tubisimbuke nkomereze kuri uyu munsi turi. Le pouvoir démocratiquement élu en République démocratique du Congo. Il est dit clairement dans son interview. Ensuite, il y a des actes qui les corroborent. Je voudrais vous épargner des cycles qui commencent depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Pour en venir à ce que vous dites au sujet de Jean-Luc Habyarimana, d'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Jean-Luc Habyarimana, lui comme sa famille, sont aussi des victimes de l'acte qui a précédé les génocides rwandais. Il est important que si un travail de mémoire doit être fait, le travail de mémoire doit être fait pleinement. Il y a évidemment une part de justice qui doit être dit pour les familles du président Habyarimana, pour les familles du président burundais. Hano isakomeza noneho nkuko byumvisha amagambo avuga ngo tugarutse kuri icyo cya Jean-Luc Habyarimana mwavugaga. Jean-Luc Habyarimana maze iminsi mwumva ni umuhungu wa perezida Habyarimana, maze iminsi tumugarukaho bitewe n'ibimaze iminsi biba, ntabwo turi ubitindeho. Hano rero Patrick Muya yakomeje avuga ati tugarutse kuri Jean-Luc Habyarimana kimwe n'umuryango we, ati nabo n'abantu biciwe, nabo n'aba victime, ati nabo n'abantu bahuye n'akarengane cyangwa se biciwe n'igikorwa cyabaye imbere ya jenoside. Ati rero ntekereza ko nimba hari akazi kagomba gukorwa ko kwibuka, ati uko kwibuka kugomba kuba mu buryo bwuzuye. Ati hari ubutabera cyangwa se hari igice cy'ubutabera kigomba kuvugwa kigahabwa umuryango wa famiye ya perezida Habyarimana. Ati ndetse n'umuryango wa perezida w'u Burundi, ati nawe wapfiriye mu gitero cyagabwe ku ndege ya Falcon. Ati ndetse ndagira ngo mbibutse ko perezida Habyarimana yari ashyigikiye amasezerano y'amahoro. Ati rero kimwe n'umuhungu we ariwe Jean-Luc Habyarimana, hano rero niho yageze noneho atangira kwamamaza Jean-Luc Habyarimana. Ati kimwe n'umuhungu wa perezida Habyarimana ariwe Jean-Luc Habyarimana, ati ntago ari umuntu ushoza intambara. Ati nta na rimwe ndabona umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana kuri posti ze apostinga avuga ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Les processus de paix. Et pour en venir à son fils, ce n'est pas un chef de guerre. Je n'ai jamais lu un quelconque poste de lui disant qu'on devait renverser le régime rwandais. Ati ahubwo ibyo ngibyo ni ibyagiye bigaragazwa cyangwa se bikavugwa na perezida w'u Rwanda. Ati akenshi bakabikoresha nk'uburyo bwo gushaka indi nzira ya bugufi yo kugira ngo bagaragaze ko bafite impamvu zifatika zo kuba ingabo zabo ziri ku butaka bwacu bwa Kongo. Ati nagira ngo mbamenyeshe ko rwose uyu Jean-Luc Habyarimana atari umuntu ushoza intambara. J'ai tout à l'heure que ce n'est pas un chef de guerre, contrairement à ceux que Kigali soutient dans la déstabilisation de notre pays. Jean-Luc Habyarimana est devenu un leader politique qui prône la paix et la réconciliation nationale. C'est cette question de la réconciliation que le président Kagame n'a pas réussi. Ce n'est pas parce qu'il a supprimé sur papier. Ntabwo bitandukanye n'ibyo Kigali ishyigikira ari byo byo guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu cya Kongo. Ati Jean-Luc Habyarimana yabaye umuyobozi wa politike ushaka gushyira imbere amahoro ndetse no kuzana ubwiyunge mu gihugu. Ati ubwo bwiyunge Jean-Luc Habyarimana ashaka kuzana n'amahoro, ati ni ikibazo rwose cy'ubwiyunge bufatika perezida w'u Rwanda we yananiwe kugeraho. Iyo ni Kongo, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo uri kugaragaza ko ngo umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana ngari wenyine wazana amahoro ngo n'ubwiyunge ngo bwanyabyo ngo perezida w'u Rwanda we ngo byaramunaniye. Ndetse muri iki gihe turimo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94 we yahise aboneraho no gukomeza avuga ngo ati kugira ngo ubumwe bube bufatika, ati ntago rigahishwe muri jenoside hishwe abatutsi gusa, ngo hari n'abahutu ngo bishwe,
ubwo rero ngo ubwo bwiyunge bwose bugomba kubaho. Ni byinshi yakomeje kugenda avuga, ageraho avuga ati atawubwo ibyo ngibyo babikoresha nko mu rwego rwo gukomeza gukoresha FDLR idafite intege, mbega yafashe FDLR ayigira nk'aho idafite intege cyangwa se ngo idafite n'umumaro rwose, ngo ari abantu bari aho ngaho, ngo bakomeza kubakoresha nk'impamvu ihoraho yo gukomeza kugira ngo bakore ubwicanyi mu gihugu cya Kongo. Ni ijambo rirerire aho yakomeje kugenda anenga inzego z'u Rwanda, avuga ati perezida w'u Rwanda mu rugendo rwe rwo kubaka igihugu cyiyunze akwiye kwisuzuma kumva ko icyemezo yafashe cyo gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku bwoba n'igitugu bugamije gucecekesha ugerageza kunenga imiyoborere ye ari ikibazo gikomeye. Ati birenze kuba ikirenzeho ngo yakira abanyekongo badahisha imigambi yabo y'ubugizi bwa nabi yo gushaka kugaba ibitero ku nzego zatowe n'abaturage zo muri Kongo. Ati ahubwo bakomeje imbere mu gihugu iwabo gushyigikira ubutegetsi bugirira nabi abaturage, bucecekesha buri jwi ryose ritandukanye ritavuga rumwe nabo, yaba batavuga rumwe na politike, yaba abahanzi b'indirimbo cyangwa uwo waba uri we wese. Ati abanyarwanda muri kano kanya ntago babayeho mu mwanya w'ubwisanzure, atahubwo babayeho batotezwa. Neza aya magambo ari kuvuga yenda kumera nka nanone nk'ayavuzwe na perezida w'u Burundi ugeze kubwira urubyiruko muri Kongo, avuga ati abanyarwanda, urubyiruko rwo mu Rwanda ruratotezwa, ruraboshywe, nzaza kubabohora cyangwa se tuzafatanya nze kubabohora. Uyu nawe nibyo mbega yarasaye nk'ukomeza kugenda avuga hano. Ibintu byinshi cyane yakomeje kugenda avuga ko cyari ikiganiro kirekire, mbona ko atari na ngombwa ko twakomeza kugenda twumva, ariko icy'ingenzi nuko abenshi bari bakomeje gusaba ati ese n'ibiki byavuzwe n'uyu Patrick Muyaya, uyu aba ari umuvugizi wa guverinoma, ikindi ni minisitiri w'itumanaho, no kuvuga ngo umuntu uvugira guverinoma hanini yavuze ibintu, ubwo nyine ni guverinoma yose ibibona ibintu gutyo, nicyo cyita kigaragara. Ibyo rero bigatuma bita bishyira icyasha kuri guverinoma ye, bavuga bati mugize kuba muri gupfobya jenoside yakorewe abatutsi 94, noneho n'igihe Patrick Muyaya yaje kubivugira noneho cyo kikatuma ibyo bintu binaba bibi cyane kurushaho, nubwo n'ubusanzwe byari bibi. Gucunga abanyarwanda nyine bari kwibuka ababo, akaba ari cyo gihe noneho ahitamera nk'uje gushinyagura cyangwa se noneho kuza guhakana no gupfobya jenoside ndetse no gutuka ubutegetsi bw'u Rwanda kuri uriya rwego mwumvishe. Ibuka gukora subscribe, ndaje twikomereze n'ibiganiro. Ikiganiro ngira ngo mwari mwasabye nicyo ngicyo, ndaje mu kanya.